umuntu wese uzi ko afite urugo yubatse ibi bintu biramureba, yakora subscribe, atayikora, yasharinga, atasharinga, yakora comment, atakomantinga. Umva, iri tangazo riramureba byanga bikunda. Tekereza nawe n'urugero ngiye kubaha, ariko birababaje kandi biranashekeje. Tekereza kuba umuntu w'imyaka 80 agenda aganiriza umwana w'imyaka 20 wubatse urugo, ari umuntu ushaje, amuganyira ati urugo rurananiye. Ni ikintu kibabaje kandi ni ikintu gishekeje. Akagenda amuganyira uburyo ki urugo rwe rusenyutse. Ariko ndibaza, ingo zacu mwaretse tukazubaka neza, tugasenga ko Kristo buryo ashoboye byose, ntawamutabaje ngo yange kumutabara. Uno mwana uramubwira kumarira iki? Tekereza kuganya uri umukecuru ukuze, ukajya kuganyira umwana w'imyaka 20, nawe ubwe byamuyobe. Ahubwo aho wowe wakamugiriye inama, ugasanga ni wowe uri kumuca intege, ese uwo mwana ubundi urwo ruzamunezeza, ahubwo uri kumutiza umurindi wo kurusenya. Ejo bundi nahoze nganira n'umumama ari kumbwira ngo mbe mwana wa, ku mutima tese ko yari kumbwira ngo mbe mwana wa, ndi umwana wawe nyine. Arambwira ati abana bananiye, ati reba nawe bari kuntandukanya na se. Ibaze subwo we umwana gutandukanya na se mu ruhe rwego? Yego turi mu bihe by'iminsi y'imperuka, ariko ntabwo ibyo ngibyo ukwiye kubivuga ngo umwana gutandukanije na se. Uwo mwana azagenda usigarane n'umugabo ku cyagutandukanya na se. Hoya, ubundi hari ibintu abagabo bakora badakwiye gukorera mu maso y'abana babo. Ese nimba uri umugabo ukaza ugatuka umugore, ugatuka nyina mu maso y'abana, wowe ubona abo bana bawe batazakura batuka abagore babo mu maso y'abana babo? Nasa nukihandagaza ngo nyiraruna, ngo rero ngo ndabona ngo ndakunenze, ngo iyi nzu yiriwe isa gutya, ngo kandi ugari kumunenga afite inkumi yicaye y'imyaka 20, ari kunenga nyina w'abana, hari inkumi yicaye aho ngaho. Mureke dukosore mw'ababyeyi, mureke dukosore. Ibi bintu ntabwo ari byiza. Uzi kugira ngo umubyeyi imyaka 50, umugabo nawe imyaka 60 aharire na nyina mu maso y'abana bakuze bazi ubwenge. Uzi ko abana bagenda bavuga ati burya mama na papa ni ibigori. Tekereza umwana kugenda kugaya, avuga ati ariko burya uzi ko mama na papa burya bakuriye ubusa. Rero uzagura n'abana bari kuganira, umwe aravuga ngo ariko runa ngo ibyo mbona mu rugo ngo wowe ujye ubibona. Atese wowe ni ibiki ujye ubona? Atuzi ko papa yigeza kubita mama urushyi mu maso twicaye aho ngaho ngo cyore. Undaraseka ati twebwe data bari kuganiriza mama wagira ngo nibwo batangiye ukwezi kwa buki. Umwana yarafite bimutera, umwana yarababaye bimutera agahinda. Undi agenda abitekerezaho, agezeho kuri se bicaye mu kiganiro bamaze kurya bari ku meza atari kupa reka tuganire. Koko runaka numvishije ngo papa na mama ngo amufashe neza, ngo wagira ngo batangiye ukwezi kwa buki kandi bageze imyaka, kandi wowe ukajya ukubita mama urushyi twicaye aho ngaho. Ubwo bimeze bite? Dusobanurire. Maze isoni zaramwishe, aramwarwa, amera nk'umugabo wariye ibiryo by'umwana. Ye baba data we, isoni ziramwica, abura icyo asubiza. Nyina yahagurutse ajya mu cyumba, araseka arumirwa. Ubwo mu rukerera nka 11 baje kuganira ibyabo. Ati ariko se mugabo nkunda, ati none wabonye ko uri kwigisha abana? Ati ye mugore wanjye ntabwo bizongera, umwana yanyigishije. Ibaba we, koko twigishwe n'umwana twabyaye.
uba murumva bitababaje tekereza uze uricaye uravuze ngo baragusenyeye bagusenyeye mu ruhe rwego umuntu ntukifuze ko agusenyera ahubwo tekereza wowe ko ukiri kumujyanaho uwo munwa wawe mubwira ibibazo byo mu rugo rwawe ese uzi ko afite ibibazo birenze ibyo mu rugo rwawe urugero ndabaha urugero nigeze mpura n'umubyeyi ari kuganiriza undi mubyeyi aramubwira ati byihorere noneho se w'abana amereye nabi njye ndumva naruvamo undi nawe aramuganiriza ati ati shase atari ko buriya ati reka nkubwire ati nimba nawe akumereye nabi ariko byibuze uramufite ntabwo bantu urabafite ati none se ko hari umuntu wigunze nta n'umugabo agira ati nta n'abana agira atari umupfakazi ati ninde nawe wifite n'uwo mugabo ariko njye ndamwitegereza ndavuga ati uyu muntu ashobora kuba ari umupfakazi bari kuganira nabo afite ubu nkuriya koko yajya imbere y'Imana akabibwira Imana urabibwira umuntu se umuntu aragenda bikwize agukwiza ahantu hose muri karitsiye wa mugabo ariko nubwo nibanze no ku babyeyi hari abagabo bagira umunwa barenze n'abagore kuvuga yego abagore twandikiye amagambo 25,000 ku munsi nimba mutari munakizi abagabo bakandikirwa 12,000 ku munsi tekereza kuba umuntu w'umugabo amera nk'umugore akajya kuganira amabanga yo mu rugo akagenda akabwira umugabo mugenzi ngo bimeze gutya na gutya niho uzasanga bamwe babaca inyuma niba umuganirira iby'urugo rwawe nk'umugore wanjye ngo rero ngo ameze gutya nk'umugore wawe njye ni mwiza ngo bimeze gutya ngo mu buriri binagenda bitya we tekereza umuntu uganira amabanga yo mu buriri ese ubwo uwo muntu urumva atari utanze umugore we uwo mugore natambana uzamurenganya by the way hari ibintu ngiye binandenga ibintu hari igihe numva bindenze nkumva ari ibishoboka mfite nk'inkoni najya ngenda nkubita abantu bose bagira umunwa nkafata inkoni nkajya ngenda nkamukubita aho nsanze bari gusutaguza nkakubita uzi birari ingaruka bigira hehe iyo ubwiye umunyamunwa rero buryo nawe arahindukira akajya kubibwira umunyamunwa maze ugasanga muri karitsiye wabaye igitaramo ese waretse kuba igitaramo ukaba igisubizo cy'iwawe nuhura n'umuntu akakuzanaho umunwa akavuga ngo mbese runa ngo uzi n'ibindi ngo nyirarunaka yarambwiye arano uzamubwira uti mbese ko yavuze waramusanze umuganiriza yuko ibi atari byiza kugira ngo ubone nanjye uhindukire uzumbwire uwo muntu uzaba uciye amazimwe nta nubwo azongera kukuzira mu rugo azanwa n'amazimwe azajya kurebera hirya arabye indimi ariko biramaze nashaka zirabye zicike ariko wamajije kumubwiza ukuri uko kuri niko gukeneye mu ngo zacu dutera imbere mu ngo zacu bana tureke kugomeza ingo zacu ngo rwasenyutse ngo ninde warusenye ngo ni nako reba umuntu mugendana so bundi ngo mbwira ugendana nawe ndakubwira uwuriwe nimba ugendana n'umusazi uzaba umusazi nimba ugendana n'umuswa uzaba umuswa nimba ugendana n'ikiraro uzaba ikirara nushaka untera amabuye kutambona se ko ari social media ntabwo ndeba ndavuga ukuri kandi uzabisanga imbere nimba ufite n'umunwa ihane aka kanya kuko biguciye mu gutwi hari igihe utazongera kubyumva ubwo rero reka turekeraho mushaka ibindi biganiro mukore comment mwumve ngo tuganirize kuri iki kiganiro nkeneye abamama n'abapapa nkeneye abantu bubatse ntago nkeneye abasore n'inkumi wowe utari wubaka iki kiganiro nushake ntunacyumva ko ntacyo kikumarira witegura no kurwubaka nabwo nta kibazo ni karibu nawe tuguhaye karibu witegura kubaka urugo ngwino mu bakuze utangire urwubake hakiri kare utari warwubaka ubwo rero mukore share mukomantinge mukore subscribe mbese tujye mu biganiro muzajye mwandika muri comment uvuga uti dukorera ikiganiro kuri ibi n'ibi turabona bisenya ingo nyinshi dukorera icyo kiganiro niteguye kugikora
I'm ready now. I'm ready, ubu naje nje. Sawa rero tubonane mu bindi biganiro bikurikira. Ciao, bye.